Amahoro y'Imana bakunzi ba Ishorera TV murasuzwa na Isherina kamikazi w'Abanyarwanda bahari kaze kuri Ishorera TV umuntu utarakora subscribe no kuri warakererewe bitwereke urukundo rwacu imbaraga zanyu nibyo bitumotiva hano rero sinzi njyenyine actually abantu bajya bambaza bati se ko nta munsi numwe uraza kuri kamera wenyine ngiye kubyiga ariko biba byiza burya yuganira n'umuntu mugenzi wawe mugahana ibitekerezo mukagira bimwe mu bisesenguraho biba byiza ko tubereka impano ziri mu Rwanda biba byiza mu buryo bumwe ndetse n'ubundi uyu munsi rero ndi kumwe n'umwana w'umujene umwana ukiri muto umwana mu by'ukuri ufite impano idasanzwe ubwo nimvuga impano umuntu ashobora kuba utayibaza ati se umwana arabyina akina football uzi gukina football nago bizi yes that's why mba namuzanye kuri kamera kugira ngo mumubone abigaragarize mu buryo bumwe ndetse n'ubundi hanyuma ndagira ngo winjire mu kiganiro nyirizina ariko winjiremo mu buryo bwa gihanzi mu buryo bwa gitore use Vanga niba namutumiye yinjire mate harinjiramo nk'iki nk'umutumirwa ariko nanone twagutumiye kubera iki ngira ngo urabyumva mu bisanzwe sinzi kwikina gusizi boronge wembona zimfuna nakunzwe nk'umupeti byinshi ni peti nzagera ku gasangero ndashaka kugera ku gasangero mami you know mu mihanda ho nyuze n'ingwengwengwe bamamagara ngo ndingwe sinshidikanya ko ndingwe Akira ashishiranga banzo Vanga umeze bon naguhaye ikaze kuri Ishorera TV ariwe uzi kuririmba hanyuma Vanga ubundi ibi bintu bituruka hehe kubera iki Vanga yarabyuse asanga ijwi nkiri ubundi wabwiwe n'iki kuzi kuririmba ngira ntangaje bayida urantangaje sinzi niba umuntu yamenya ko azi kuririmba ngo ni ryari gusa nyine ni muri famille tu mama yajyaga muri repetition muri korali akanjyana yego mvukira muri famille irimba cyane nanjye birangira ariko bigenze Vanga urantangaje cyane kabisa ufite impano uzi kuririmba cyane umuntu akikumva atavuga ati ewe Sherina buretse gato umwana banza aririmba kuko ijwi ryawe riraryoshye n'ijwi navuga ko umuntu wese yakwifuza kumva hanyuma Vanga rero kuri uyu munsi wa none ari kuri Ishorera TV how do you feel kuba nawe wicara ukajya kubona umuntu araguhamagaye ati ndashaka ko dukorana ikiganiro ndashaka wowe uba wumva umerewe ute biranshimisha cyane mba niyumvisha ko ari indi ntambwe nteye ku byo nshaka kugeraho yego numva ari ishema kuri njyewe wumva ari ishema hanyuma Vanga uyu munsi ndibaza n'umwaka wa mbere uri gutangira umuziki wumva hari abantu benshi mu muziki actually sibyo hari abana bangana nawe hari abana b'abakobwa hari abasore hari nyine n'abantu benshi batandukanye actually bari muri uyu muziki bari muri social media Vanga bayumva ari izihe mbaraga we agomba gukoresha kugira ngo ahita boostinga ntazatindemo cyane ngiye imbaraga numva nukuzana itandukaniro ritandukanye n'ibyabo umuziki ni ikintu kinini cyane uyu yazana iki nanjye nkazana icyanjye bakunzi ba Ishorera TV rero turi muri cya gisate cya upcoming aho dutumira umustar aho dutumira umuhanzi ukizamuka tukamuzana kugira ngo tumuganirize atubwire icyo yifuza tubwire ndashaka kugera ngaha natwe icyo twumva twashobora imbaraga zacu dushobore kuba twamufasha hanyuma Vanga usi urambwiye uti wenda mama yajyaga muri repetition nkamukurikira kugira ngo dukorane nkajya numva ukuntu bigenda kubera iki Vanga ndibaza ntago nzi wenda nagozi ngo agaseke karimo iki uracyapfundikiye actually kuko ndibaza n'indirimbo nimwe irasohoka hanze go yes Vanga azaririmba mu yihenjana azaza muri gospel azaza muri hip hop wenda ubu ngubu ho urimbya R&B sibyo yego hanyuma Vanga azisanga mu cye gisate cyane Vanga akantu kenshi ahantu henshi muzamusanga uragegeza kongera ijwi kugira ngo ndarebe muri kamera kugira ngo akenshi indirimbo muzamusangamo niza ndirimbo zimwe zihumuriza zimwe zijya kumera nk'iz'Imana just nanavanga gakondo yego ni nyizo ndirimbo muzamubonamo cyane ntago tusigiye tumubona muri style ya hip hop oya cyane ko nta nubwo ntanabishobora nta karibura ko ka hip hop uzi
niganye ntago byakunda naba niganye nta kibazo washaka kuba wenda ari nk'indirimbo runaka akunze aho uzimo akavase kamwe nta kibazo akanyuzaho tukumva byangora kuko ntabwo nzikunda byakubona nta kibazo injira mu njyana yawe noneho mu njyana yanjye ushobora kuba umuhanga gusa ugakora bikanga kubera amafaranga bakakubonamo bazanga ubuzima n'amawazo ibi bunyuramo n'ityazo rigutegurira ibyiza birambye kora ntugatinye imbeho ubeho wongera ubeho ubuzima bwawe mu biganza byawe yego wow yesu we nari ngiye kurira mana niko nari ngiye kurira nukuri zikuririmba pe uzikuririmba kandi courage ejo ni heza kandi ejo heza haraharanirwa ikintu usabwa ni gukunda ibintu ukabikora bikunze kandi ukabikora nyine nk'Imana ukabikora kinyamwuga hanyuma rero mwizihe nzitizi Vanga akibona muri ino kariyeri akavuga ati ewa nzagafata ariko ibi biri kungora ukumva byakuvira mu nzira ari bishoboka inzitizi akenshi ndi gutangira ntago mazemo igihe kinini gusa hari inzitizi mba mbona yego ni amafaranga ni inzitizi ya mbere kandi n'abantu muganira ukuntu bakumva nabyo bishobora kuba inzitizi ntago ndabona nyinshi kuko ntago mazemo igihe kinini gusa nabyo biri mu nzitizi mbona ubwo wenda aho ngaho uravuga uti inzitizi abantu bakumva abantu dushaka kumva gute kugira ngo tukubere inzitizi hari abantu baba bamenyereye ko uri wa mwana ujya ku rusengero bisanzwe just yakubona mu muziki akavuga ati wabaye ikirara wabaye marine nyine ati nyine yatandukiriye yavuye mu nzira yagiye mu yindi mu kuganira kwawe nawe nubwo utabagiye mu bintu bibi akavuga ati wangiritse byarangiye yagiye mu matabi ibiyobyabwenge none se aka kanya Vanga baramutse bamubwiye bati ugiye kujya unywa inzoga unywa inzoga hanyuma manager akakubwira ati kugira ngo noneho Vanga ajye kuri stage biryohe kugira ngo akore ikintu cya fresh no kubwoba kubanza kunywa ka United Gin ukaza kuri Espresso ukagwa ka United Gin mu kirahure sibyo ukakanywa akajya akumanajinga we akagusaba ko unywa inzoga muri Espresso urumva agoshira mu karahure United Gin ukayinywa nyine tu kugira ngo uje ngo nibabyita ngo kujya mu mafuri harya kugira ngo nyine ubwo babushire Vanga hari feri wabyumva ute wumva wabyemera kugira ngo kumanajinga kukarujya ukanywa na kibazo ubundi nkongo nta nubwo yaba gukunda nta nubwo yaba gushakira ibintu byiza ndakeka ni nkaho yaba ashaka ko impano yawe ijya hasi aho kugira kuzamura kuko ntari umwana nyine nzi ibibi byayo natandukana nawe mbonye ibyo ndi kujyamo ari bibi hari ibyo byangiriza ntabwo natuma mbikora Vanga uyu munsi aragira ati ingenzi ububi bw'inzoga ariko tuzi abahanzi benshi bazinywa ariko bameze neza so why not nyine na Vanga se watandukana management ngo nagacupa koko buri muntu abo muhanzi ku giti cye yego no muhanzi akora izira ndirimbo ziwe nanjye nakora izanjye mbese no umustar ku giti cye nanjye nabo umustar ku giti cyanjye nago no kuri plage inzoga ntago ari nziza actually nubwo abantu bazinywa ariko tuzi neza ko alcohol agira ingaruka nyinshi zitandukanye mu buzima bw'umuntu hanyuma Vanga tukira aho ngaho wenda Vanga tubona mu muziki atandukanye na Vanga tubona hanze ntago nsobanukiwe arasubira kwa ngo Vanga uyu munsi turi kubona uri mu muziki ese Vanga atari mu muziki hanze Vanga tumubona gute hanze y'umuziki ndi artiste ndashushanya ndapainting ishuri gushushanya n'umuziki nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi yego Vanga afite amazina angahe atatu gute hari y'ababyeyi yego ubwo n'ay'ababyeyi nabiri bisa nk'ibisanzwe witwa Nshuti Jonathan
inshuti Jonathan kubera icyo wahisemo kwita vanga ka Jonathan kari kuba ka hit ka danje Mr Jonathan on the mic you know kubera icyo wahisemo kwita vanga impamvu numvishije mbikunze ni inshuti zanjye just bakambwira ati uzi kuririmba yego uzi kuririmba uzi kuvanga ntabwo nari nasoje uzi kuririmba uzi gushushanya ubwo bita ubivanga ntabwo sinzi neza nimba ari bwo busobanuro gusa nyine ndakeka mix kuvanga nibyo nahise nkunda ntabwo rwose byumva ari umudije se ku ishuri wenda ukabavangira imizigo kashyira hariya sinzi ko nta kintu ntakwisangamo no kudija urabizi nabikora nta kintu hari cyantungura nabamo mushya yego mama we asobanuye iki mu buzima bwawe bw'umuziki mama uretse n'umuziki ni buri kimwe asobanuye ibintu byose kuri njye mu muziki we bimeze gute ntabwo mama kubwiye ati mwana wanjye garuka oya arabizi ko ntaba ngiye mu bibi aranshyigikira yego ntago mbese buri kintu cyose nawe nyine ntago impano yanjye ntago nawe yakwemera ko nyipfukirana Juda iyo umubonye nk'umuntu wenda ndavuga ko ari generation imwe ya muri generation imwe actually Juda umufata nk'iki muri uyu muziki wa Musanze cyangwa se umuziki w'u Rwanda muri rusange Juda ni umuntu wantanze muri ibi bintu ni umuntu uretse kuba ni inshuti yanjye ariko twajyamo ibintu nkamufata nk'icyitegererezo cyiza kuko amaze kuba hit yego ntago nawe yagiye mu nzoga nk'iki nawe ni umufana we cyane wow much respect ngaho somaho nakwicisha inyota hanyuma mu kanya ndaguza kugusaba nje ndasaba indirimbo kuko asharijwe nari kunze ariko ndasaba indirimbo y'umuhanzi nshaka indirimbo ya Knowless umukunda indirimbo ya Knowless ntumbwire ngo ntabwo yisi nasabye kandi uri vanga twagiye ko bigoye guhita ufatiraho indirimbo ugomba kwifatiraho umuntu w'umuvanzi nyine akavanga ukavanga hevanga ukunda iyiheye nasabye ari yose ikuje y'ukunda none ushaka kurimba y'ukunda ku nkunda zose byangora hitamo nawe icyo kizamini nawe kikube mana yanjye usa disi ndahitamo iyihe ndirimbira baramushaka byongeye mu mitima se kamera aho ngaho niho nahera nibuka yego nta kibazo ngo ntako batagira ngo bakwereke ibibi ngo ntimuberanye ahora aberanye ukagira ngo nimuhwe baba bagufitiye zaheza akajya kora inka za zindi zabihehe bahora bahimbahimba bahora bashakashaka n'utandukanye bitajyanye agenda nabi ndetse anasa nabi n'ikimenyimenyi niyo yambaye ntajya aberwa ibi ni ibiki koko nzabigenze ne koko wow much respect kabisa ariko njye nk'utuntu twihuta noneho ndimbura kandi karirimbo ka Juda ukunda kagukomye noneho ntumbaze ngo nkunda iyihe noneho we urebe ku marangamutima yawe naje muri muzika banzi ngo naho wagera uri toto gusa ndi toto kuri face I'm not young muri mind nubwo ndi umwana muri njyana nzana umwami muri njyana muri njyana ninjira ndi mpano imana nayo iramfasha manuka like a boss abantu bose barabikunda batuye umwana kurira imbere shoni DNA urugendo ko ariho nari inziranye nari ncungiye none magere kugira ndirimbe uru rugendo rusaba icyuya rusaba lale rusaba kana uru rugendo rusaba icyuya rusaba tabati rusaba uru rugendo rusaba icyuya rusaba lale rusaba kana uru rugendo rusaba icyuya rusaba tabati rusaba force nubwo bigoranye nzakomeza amatane nzasheta umutima nabira icyuya kugeza ngeze ku byanjye
nubwo bigoranye nzakomeza amatane nzasheta umutima nabira icyuye kugeza ngeze ku byanjye mfasha mana mfasha fasha utanze kunsebya aho ngaho agera aho ngaho kuririmba ndabita ariko ndirimbira mu gikari yego so wonderful ni ukuri ni byiza uzi kuririmba ariko noneho turi kugana ku musozo igihe cyatujyanye ndaza gusaba Vanga agira ikintu asaba abafana bashore areba abantu bakunda ukuntu uririmba bakunda ibikorwa byawe Vanga arabasaba iki ikintu nabasaba hari ibintu mbafitiye bazanyere ku rukundo ba following bakore subscribe ntabwo bitinze biri hafi hanyuma wenda naguhamagaye Shari na telefone wenda ufite uracyari muto kandi n'umunyeshuri nkuko aho bivuga nifashisha mama wawe kugira ngo umuvugishe ndamuhamagaye ni byiza wumvaga Isherena TV uri wumvaga ari TV imeze gute Shari ikintu numvaga ari TV kabisa kuba banantekerejeho byo byonyine bakaba bampamagara nubisha ari TV nakunze wari usanzwe uzi Isherena TV cyangwa ni ubwa mbere mu matwi yawe byumvise nabonaga uduchallenge dutoya kuri TikTok sinzi niba nibeshya ariko nayibonaga TikTok cyane TikTok Isherena TV kagaruka kenshi wow wonderful byiza cyane hanyuma rero agira uti mbafitiye ibintu byinshi full package kabisa mwitonde mwitegure kabisa nzabaha ibintu byahatari ibintu bisa neza ibintu bya fresh cyane hanyuma rero Vanga tumwitegeho iki mu myaka 2 iri imbere imyaka 2 iri imbere kintu banyitegaho no kubona umuziki muri rusange umuziki wa Musanze dore kuri Musanze izavana hamwe igera ihinde ahandi atari kuri ngiye gusa another vibe yego another vibe wisanzemo naho ni muri kubarizwa team ngari so ntago wenda uri mushyashya nkuko hoze bivuga sinzi ko nakubaza kuri another vibe team cyangwa label kanyite label kuko n'ubundi mukora nka label ariko ndashaka noneho kugira ngo nkubazemo umwe mu bantu navuga ko bari nkingi ya mwamba bayifashe nyine bayikomeje Good Verse ni umuntu ki kuri Vanga Good Verse ni umuntu unyespira ni umuntu umikizere ko hari ikintu tugomba kugeraho ni umuntu nyine utuma ntahagarara byoroshye yego udahagarara byoroshye mbese ni umuntu kumotiva mu buryo busanzwe hari indirimbo ye ukunda arazifite ndirimbira hindi ndirimbe noneho tugana no kumusoza makadoze niyo kaba kanyuma dore ndapfuye we firiye kwa muganga makadoze ndi kwa muganga ndi kwa muganga ndi kwa muganga ayaya indirimbo yarutse gusohora wow byiza cyane ujya mu kangahe mu gatatu twagiye ku mwanya wa smart question rero aho mubaza akabazo kaguchallenginga iyo kazi fine utakazi ndagufasha ukagenda ukazi hanyuma rero Vanga ntago ndi umugore ndamubaza mu buryo bw'ishuri mu buryo bworoshye cyane Vanga ikibazo numva namubaza ikibazo numva namuteguriye kiramubaza kiti Vanga nabwira abakunzi ba Isherena TV mara ya gatatu mu cyongereza 3 times 1 equals 3 3 times 2 equals 6 3 times 3 equals 9 3 times 4 equals 12 3 times 5 equals 15 Bakunze Isherena TV rero nizere ko mwaryohewe abahanzi mukomeje kwandika amateka mu kutamenya imibare ariko ngiye kongera ibyo bibazo by'imibare kugira ngo mufunguke mutekereze kuba akantu k'imibare muzajya mukijya kuri Isherena TV I promise wakoze kuza rero Vanga tuzasubira utaha ciao